Ibihe byiza abakunzi ba Devi Rwanda. Uyu munsi nabazaniye umugani mwiza kandi ndabizi nawe nuza kuba wawumvuraza kuba wawukunda ndetse uwishimira. Kera habayeho umugabo witwaga Bwenge bw'isi. Uwo mugabo yaratunze ndetse atunganiwe mu bigaragara byo yari umugabo mwiza kandi ufite intumbero mu buzima bwe. Dore ko yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo abashe kuba yakiteza imbere ndetse ateze n'imbere umuryango we. Ariko mu byo yakoraga byose yashiragamo ubwenge bw'isi, dore ko yanarizaga cyane ndetse akagerageza kuba yagenzura ibintu byose. Yarebaga ibimureba gusa, rimwe na rimwe hari n'igihe yitaga ku bintu bitamureba. Umunsi umwe Bwenge bw'isi ari kugenda ndetse aganira n'inshuti ziwe, yaje guhura n'umukobwa wari mwiza ndetse ufite amataye, yari umukobwa ugezweho kuri icyo gihe cyiwe. Amurebye araseka cyane, dore ko yabonaga ko abandi bagabo bose bari kumwe bari barangariye uwo mukobwa. Ati se basore ko mbona mwarangariye uriya mukobwa aho ngaho ntagiye kuba yabatwara ubwenge? Ati hoya Bwenge bw'isi ntago ajye kuba yadutwara ubwenge rwose, ahubwo uriya mukobwa ikimero cye ndetse nuko ateye nta mugabo utabasha kuba yamurangarira. Hoya rwose ibyo nge ntabwo nabyitaho, kandi murabizi neza ngewe mfite umugore rwose. Mama ntabya none murabizi neza ndamukunda kandi rwose sinamuca inyuma. Rero iyo mbona mubona abakobwa mukabarangarira rwose murantangaza cyane. Hoya rwose kandi Bwenge bw'isi wikwihagararaho, ndabizi nawe uriya mukobwa rwose washize ndetse wanze kubivuga, ariko ndabizi neza nawe wamukunze. Hoya rwose nge mfite umugore kandi mwitaho rwose, sinzi impamvu muri kuguma mumpatiriza, nge ntabwo namukunze ndetse nta nubwo ndi kumubona buriya. Nuko bakomeje kugenda baganira ndetse bavuga cyane, dore ko Bwenge bw'isi yanarizaga ibintu byose yabishiragamo logique. Gusa nyamaraga batandukanye, umutima we ntawo wari uhuriye n'amagambo yavugaga. Dore ko batandukanye, bagoma agenda kuri wa mukobwa ndetse aramusanga kugira ngo abashe kuba yamubaza amakuru ye. Gusa umukobwa nawe yabonaga ko Bwenge bw'isi rwose yamukurikiye. Rero wa mukobwa yarahagaze ndetse arindira Bwenge bw'isi kugira ngo babashe kuba baganira. Ati bimeze bite se mukobwa mwiza? Ati se ko nakomeje kubona munkurikiranaho ni amahoro? Ati yego rwose ni amahoro, nakomeje gukurikirana uburanga bwiza ndetse n'amataye meza rwose atangaje arangaza abagenzi. Oya se kandi ntukansetse rwose ko kuri kubona narangaza abantu rwose? Ati yego rwose mukobwa mwiza, umugabo utarangara kuri we yaba afite ikibazo cy'ubuzima cyangwa ikindi kibazo rwose cyihariye. Ese ko numva mugabo mwiza ufite amagambo menshi ndetse amagambo aryoshye, ubwo ngubwo ni amahorora? Ati yego rwose ni amahoro, ngenzwa n'amahoro kandi nta n'ikindi kingenza uretse kukuganiriza ndetse nkumva neza uko umeze. Ati ye ni byiza rwose kuba ndi kuganira nawe. Ati ariko sinanabamenye, ndi kubona isura ni nshyashya rwose mu maso yanjye. Ati yego rwose ni nshyashya mu maso yawe, nkuko nanjye ubwiza nk'ubungubu bwose ari bushyashya mu maso yanjye. Aha gusa ndi kumva ufite amagambo meza ndetse anogeye amatwi mugabo mwiza. Ati yego rwose. Ati none se mwumbwire nyine, sinigeze mbamenya koko mwitwa abandi? Ati ngiye rwose amazina yanjye banyita Bwenge bw'isi. Ati wow, ati ndumva ufite izina ryiza rwose, nanjye rwose banyita Derira. Ati ye. Ati ni byiza rwose kuba menyanye nawe Derira, none se utaha hehe? Ati ntabwo ntakure rwose, ni muri aya makaritsiye, niyo mpamvu uri kubona ndi kwitembereza ngana ni gutembera kugira ngo ndebe ko bwakira, naho ubundi nta hano hafi rwose. Ati wa maze ndumva ari byiza cyane. Ati none se Derira wanyemera tukagenda ndetse nkabasha kuba nagenda nkamenya mu rugo ko twanamenyanye n'ubundi nta kisigaye? Ati nigute Bwenge bw'isi nkayo rwose namwangira kuba yagira mu rugo rwanjye kugira ngo arebe ibyo ari byo? Ati subana n'umugabo? Ati hoya rwose Bwenge bw'isi mba njyenyine nta wundi muntu rwose tubana. Ati ndumva ari byiza kandi biribuze kuba byanyorohera rwose tugende ndetse twaje kuba twashikana iwawe. Nuko Bwenge bw'isi ndetse na Derira bahise ko bajyana ndetse bajya mu nzu yo kwa Derira. Gusa bashitse kwa Derira ntibyatinze, dore ko Derira yari umushukanye kandi yari umupagani mubi cyane. Yahise kagusha Bwenge bw'isi, dore ko Bwenge bw'isi nawe nta mbaraga yari afite zatuma yihanganira Derira kuba baryamana. Nuko Derira yahise karyamana na Bwenge bw'isi ndetse bakimara kuryamana Bwenge bw'isi yahise akabwira Derira ati wow, ibi bintu rwose byari byiza cyane, uzi ko ntigeze mbona umugore umeze nkawe. Ati oya se kandi Bwenge bw'isi, subwo ibintu byose uri kuvuga rwose ubihagazeho? Ati yego rwose mbihagazeho kandi ntabwo nakubeshya, ubuse kuko nakubeshya bikamarira iki? Ntabwo nigeze mbona umukobwa mwiza rwose umeze nkawe. Uranejeje pe, sinzi icyo nabasha kuba nakwitura. Ahubwo se nkwitura iki rwose Derira we? Hoya rwose Bwenge bw'isi nta mpamvu yo kuba wanyitura rwose, kuba wazajya uza kunsura ndetse tukiganirira tukibera inshuti rwose, ibyo rwose birahagije kuri nge, nta nyiturano rwose mbona yabirenze iyo ngiyo. Ati wa ndumva ari byiza rwose Deri, ntabwo ugoye rwose pe, uroroshye cyane. Rero reka ntaye mbashe kuba nasanga umugore, dore burije kandi burahumanye, kandi rwose ntabwo narara mu mihana dore ko tutari twanamenyana bihagije.
gusa reka nizere ndetse niringire ko wenda uko iminsi ijyanye igenda ihita tuzajya tuguma tumenyana ndetse tukabonana cyane. Hoya rwose Bwenge bw'isi ntugire ikibazo, ujye uza hano rwose wisanga igihe cyose uzajya unkenera uzajya ubona, dore ko mba ndahanga nta n'ahandi hantu uzanjye. Ni byiza rwose Deri, ati reka nkureke rwose njye ndetse tuzongera tubonane. Gusa Derira ntabwo ari Bwenge bw'isi gusa yari yakiriye mu nzu ye, dore ko inzu ye yari iy'amaraya rwose, ahubwo yakiraga abagabo bose, dore ko umupango we w'ukwari kugusha abagabo bose bo muri iyo karitsiye. Gusa Bwenge bw'isi we ntabwo yigeze abimenya ndetse nta n'ubwo yigeze abiha agaciro, dore ko yatekereje ko yiboneye imboga kandi abashije kuba yabona amarariro mu buryo bworoshye. Ariko ntabwo yigeze atekereza ko Derira ahubwo ari ukumugusha ndetse kugira ngo amusenyere umuryango we wose ubashe kuba wakangirika. Ariko Bwenge bw'isi bitewe no kwanariza ndetse n'ubwenge bwinshi yishiragamo, yumvaga ko rwose umukobwa yamuhamije ndetse yamurushije ubwenge. Nuko Bwenge bw'isi yahise kata ndetse ajya mu rugo, gusa ikimwaro ndetse n'isoni ntabwo byari kubura, dore ko bwari ubwa mbere yaciye umugore w'inyuma. Gusa mu gushika mu rugo umugore we yahise kabimenya ndetse arabyibwira, dore ko Bwenge bw'isi isoni ndetse n'ikimwaro yari afite byari bidasanzwe ku maso ye. Ati se mugabo mwiza ko mbona mu maso yawe hujemo ikimwaro ndetse n'isoni nyinshi, byagenze biti? Ati hoya rwose mugore mwiza nta soni ndetse nta n'ikimwaro mfite, ahubwo nuko nagize akazi kenshi nabashije kuba nakererwa, natinze mu mihana hari ibyo narindi gukemura rwose. Ariko Bwenge bw'isi ko nkuzi kandi ko ngusobanukiwe neza, ndabizi neza rwose ntabwo ari uko nguko usanzwe umeze pe. Mu bigaragara byo wahindutse ndetse n'amaso yawe arabigaragaza. Ese mugabo mwiza uvuye he? Wambwije ukuri rwose ko ntacyo bitwaye. Ariko se ntabwo wumva mugore mwiza? Nakubwije ukuri kandi nta n'ikindi nabasha kuba narenzaho. Ese ayo magambo ndetse yuje amashagago uri kumbwiza rwose mugabo wanjye aho nta mahoro? Ibi bintu rwose muri runo rugo ntabwo bisanzwe kandi ndabona ari bishyashya. Ntabwo bisanzwe se urabona ari bishyashya se we byose uri kubitera? Nakubwiye ko meze neza kandi ko nta kibazo mfite. Nyamara Bwenge bw'isi ushatse watuza tukaganira ndetse tukabasha kugira ibyo twumvikanaho, kuko imyitwarire ndetse n'imyifatire yawe rwose uzanye uyu munsi ndabona idasanzwe pe. Tisanzwe nta nubwo imeze nk'iya mbere rwose, suko nguko rwose nari nkumenyereye mugabo mwiza. Nyamara gushaka waca bugufi ndetse tukaganira tugahuza. Tukaganira ndetse tugahuza. Turahuza gute se udashaka kwemera ukuri kwanjye? Nakubwiye ko meze neza kandi ko nta kibazo mfite. Aha mugabo mwiza rwose sinshaka kuba nateza amahane muri uyu muryango, dore ko nasezeranye n'Imana ndetse nasezeranye na mabukwe ko ntazigera nkubabaza. Rero nta mpamvu yo kuba twaterana amagambo rero. Gusa mugabo mwiza nagushyuhirije amazi ndetse ari muri dushe, wagenda ukabasha kuba wakoga ndetse ukareba ko watora ubuyanja, kuko ndabona unaniwe cyane rwose. Urabona nananiwe se uri kubinsomamo? Hoya rwose mugabo mwiza ikigaragara cyurananiwe, numara gukaraba urasanga maje kuba nagukurira gake rwose urye ndetse umere neza. Ati sawa nta kibazo rwose. Bwenge bw'isi ese kajya muri dushe, gusa mu kujya muri dushe yakomeje yibaza ku bintu yakoze nawe bimuteye ikibazo, gusa bitewe n'ubwenge bwinshi yashiraga mu bintu byose ntabwo yigeze aca bugufi kugira ngo asabe umugore w'imbabazi, ahubwo yakomeje kwinangira ndetse umutima wo kuba yasaba imbabazi rwose arawubura. Yaragenda ndetse afata ifunguro araryama ndetse arasinzira, gusa mu gusinzira umutima we ntabwo yigeze umuha amahoro. Ariko bitewe n'ubwenge bwinshi yashiraga mu bintu byose ntabwo yigeze atekereza nabwo kuba yasaba umugore w'imbabazi. Gusa Bwenge bw'isi buke yariteguye ndetse afata isafari, dore ko yagendaga kure kugira ngo abashe kuba yajya gukorera amafaranga yatunga umuryango. Gusa ari mu nzira yahuye n'abambuzi ndetse baramwambura baramukubita bamugirira nabi cyane, ajya muri koma ndetse ntibyatinze dore ko yahise akahaburira ubuzima. Nuko umugore yaje kumenya inkuru ndetse asobanukirwa neza ko Bwenge bw'isi yaguye ku nzira. Nuko nta kintu umugore wa Bwenge bw'isi yakoze, yahise kagenda ndetse abasha kuba yajya kureba umugabo wiwe nubwo yari yamaze kuba yapfa, kugira ngo bashe kuba bamushyingura ndetse bamushyingure hafi yo mu rugo. Gusa Bwenge bw'isi akimara gupfa yazukiye mu indi si nshya ndetse nziza cyane, dore ko yabonaga ko ibintu byose ari amateka kandi ko byahindutse, dore ko yabonaga ibintu byose abirya ndetse bitamuvunaga cyane. Gusa agiye kubona abona undi mugabo wambaye neza ndetse wambaye ibishura by'umweru. Ati Bwenge bw'isi ngiye kuba nagutembereza ndetse nkujyana ahantu habiri. Muri aho hantu habiri rwose uraza kuba wahitamo aho ushaka. Abo ushaka niho uri buze kuba wahitamo kuba waba rwose. Ntabwo ndi buze kuba naguhatiriza aho ngaho, uri buze kuba wahitamo niho uri buze kuba waba ndetse niho uzaba ubuzira herezo. Gusa Bwenge bw'isi dore ko bari bamujyanye kwa Shitani yarahageze ndetse arahakunda cyane. Ati se ni ngombwa kugira ngo mubashe kuba mwantembereza ahandi? Ko mbona hano rwose hari ibyishimo ndetse ko birirwa babyina ndetse bakarara babyina. Ndabona rwose ari ibyishimo gusa urya icyo ushaka kandi buri mugore wese ushaka hano rwose uramubona.
ati Bwenge bw'isi hari ahandi hantu bita mu ijuru rwose, aho naho nahagutembereza ndetse ukabasha kuba wabona ko wahakunda ndetse ukabasha kuba wahaguma. Ati ariko mugabo ko mbona wambaye imyenda y'umweru ndetse ko ntari kugusobanukirwa, kandi kubona rwose ari ubwa mbere nkubonye, ntabwo nigeze nkubona mu buzima bwanjye. Ati yego rwose Bwenge bw'isi ntabwo wigeze umbona, dore ko ari ubwa mbere umbonye mu buzima bwawe, kandi umenye neza usobanukirwe ko iyi si rwose atari yayindi wabagamo, ubu ngubu rwose wamaze kuba washika mu yindi si. Ati oya se kandi ubwo ngubwo sinamaze kuba nashika mu yindi si gute? Ati yego rwose si isanzwe rwose, si y'abantu bahumeka umwuka usanzwe rwose, iyo wamaze kuba wayivamo ubu ngubu wapfuye. Ati ye, ati rwose nimba napfuye nkaba nashitse muri iyi si nziza rwose gutya, sinzi neza ko nakifuza kuba nayivamo rwose. Ati rwose ntabwo nkeneye kuba najya muri yindi si, ndetse iryo juru rwose muri kumbwira ntabwo nabasha kuba narijyamo, kuko ijuru ryiza nabonye ni iri ngiri. Ati ese Bwenge bw'isi kuri kuvuga gutyo wabashije kuba washika muri iryo juru kugira ngo naho basi ubashe kuba wahagera, bityo ugereranya ahangaha uri ndetse n'iryo juru basi ubashe kuba wahitamo? Ati hoya rwose ahangaha harampagije kandi haranyuze. Harya mugabo we wambaye iby'umweru wambwiye ko witwa gute? Ati ngewe rwose banyita marayika mutemberezi. Ati yego rwose marayika mutemberezi, rwose ntembereza ndetse unshitse mu bundi bwami, gusa ubu ngubu ndi kumva ari bwo bunyuze. Hoya Bwenge bw'isi we utarabimenya ndetse utaranabisobanukirwa neza, urabona rwose ahangaha ariho heza ndetse ariho hashimishije. Gusa ngewe icyo nshinzwe no kugutembereza ndetse nkagutembereza muri ubwo bwami bubiri. Rero wowe ni wowe uhitamo, ndetse n'ibyo wakoze nibyo bibasha kuba byaguhitiramo rwose aho ugomba kuguma. Ati none se marayika mutemberezi, ko ibintu rwose byose uri kumbwira ntari kubasha kuba nabisobanukirwa, sobanurira neza kugira ngo mbashe kuba nabyumva rwose. Ati rero Bwenge bw'isi nk'uko bibona hano ni mu isi y'irimbukiro, hano ni kwa Shitani, niho ujya wumva bita mu isi y'irimbukiro. Ati ariko ndabona haryoshye ndetse ndabona ari heza rwose, ndabona umugore wese ushaka kumubona, ndabona hari abakobwa beza ndetse b'ibizungerezi rwose, kandi ndabona rwose ibyishimo ari byose birirwa babyina ndetse bakarara babyina, ndabona inzoga z'amoko yose rwose zihari, rero nta n'impamvu yo kuba najya ahandi hantu. Ubu se kuko hari iyindi si rwose yaba imeze neza kurusha iyi ngiyi? Rwose marayika mutemberezi si ngombwa kugira ngo njyane ahandi, rero ndeka nigumire hano ndetse nta n'icyo wabashije kuba hantwara. Atari ko Bwenge bw'isi mbere yuko ubasha kuba wahitamo ahangaha wabashije kuba wasobanukirwa ibibera hano rwose? Se mutemberezi ko kuretse kubeshya ndetse no kwishuka, ubu ngubu kuko rwose hari ibindi nkeneye kuba nabona, ndabibona neza ndetse rwose hano ubuzima ni bwiza ndetse abantu barishimye. Ati hoya rwose pe, impamvu uri kubibona rwose nuko ari ku manywa birirwa baseka, ariko nijoro rwose baramarira ndetse bari imiborogo. Uriya mugabo uri kubona zirikiye hariya bamwita Shitani. Uriya rwose yirirwa kubita abantu ndetse yirirwa bahoza ku nkeke pe. Rero iyo uhageze bwa mbere abasha kuba yakongoshyeshya ndetse akakwereka ko ibintu byose ari byiza. Rero icyo gihe nawe urashekerwa rwose ukumva wahaguma. Rero iyo uhisemo kuba wahaguma rwose iminsi yawe rwose yose aba ari iy'akababaro. Dore ko n'uriya mugabo rwose uri kubona hari umeze nk'umwami wa hariya, ntagiye rwose afite cyo kuba yaba hariya. Rero akeneye kugira ngo akusanye abantu benshi bazabasha kuba bagumana muri uriya muriro rwose uri kubona. Ati marayika mutemberezi rwose uwo muriro uri kumbwira ntabwo ndi kubasha kuba nawubona. Ati nta kibazo rwose Bwenge bw'isi, reka tugomeze tugende ndetse mbashe kuba nagutembereza. Nuko marayika mutemberezi yarakomeje ndetse agenda yereka Bwenge bw'isi ibintu byose biri aho ngaho kwa Shitani ndetse arahamutembereza rwose. Ati Bwenge bw'isi nunizere neza ko uri kubona uriya muriro rwose? Ati yego ko mana yanjye. Ati marayika we ko ndi kubona uriya muriro ari mwinshi ndetse ko ntabasha kuba nawihanganira. Ati yego rwose Bwenge bw'isi, uriya muriro rwose ujyamo inkozi z'ibibi ndetse abantu bose bagiye bakora ibyaha bakiri ku isi, bakabasha kuba bapfa batihanye ndetse batejeje kugira ngo babashe kuba bakitunganya. Uriya muriro rwose niyo bajya babasha kuba bajyamo. Ati ko numva marayika ari danje, uriya muriro nabasha kuba nawubamo. Ati reka tugende rwose ubashe kuba wangeza no mu ijuru. Nose marayika nta handi hantu babasha kuba wantembereza hano rwose? Ati reka tugende ndetse nibashe kuba nakwereka uriya mugabo wundi uruzirikiye hariya ndetse utabajya ubasha kuba yahava. Ati none se marayika ko mbona hazirikiye kandi nkaba mbona rwose ibintu byose abitegeka abantu bose babasha kuba bamwumvira. Ati yego rwose araziritse kuko rwose afite imbaraga nyinshi ndetse n'ubushobozi, gusa ubushobozi bwe bwose bufite aho burangirira. Ati none se ko mbona aziritse ndetse ko mbona ahoza abantu biwe ku nkeke? Ati yego rwose abahoza ku nkeke kuko nawe hariya ari rwose ntabwo ahishimiye. Uriya rero niwe bita Rusofero cyangwa se niwe bita Shitani. Ati reka rwose marayika murinzi, njyana no muri bwa bwami bw'ijuru rwose mbashe kuba nahashika. Ubwo ngubwo nibashe kuba nahashika ndabasha kuba namenya ibyo ari byo. Ati yego rwose nta kibazo rwose, reka tugende ndetse tubashe kuba twajya kubatemberera kandi ndabizi neza rwose uraza kuba wahakunda.
nuko marayika amutembereza yahise ko afata Bwenge bw'isi arongera aramujyana ndetse ajya kumutembereza mu bwami bw'ijuru. Gusa mu kuhashika basanze ari ahantu hatuje cyane ndetse hari amahoro hataba urusaku rwinshi cyane. Ati none se marayika mbona hano hantu ho hatuje cyane ndetse abantu baho bose batuje, ubu kuko uri kubona n'ahantu rwose nabasha kuba nahashobora? Ati yego rwose Bwenge bw'isi hano hantu haratuje ndetse hari amahoro menshi cyane, dore ko abantu baho rwose badasamara kandi ibihe byabo byose ahora ari iby'umunezero. Ati none se ko mbona baririmba gusa nta kindi kintu bakora? Ati yego rwose hano ubuzima bwabo nubwo kuramya ndetse no guhimbaza. Ati none se ko mbona nta nzoga ndetse ko nta n'abagore beza bahaba rwose hano hantu haryoshye gute? Ati yego rwose Bwenge bw'isi abo bagore ndetse n'inzoga ntabwo hano rwose bahabarizwa, hano ikintu kihaba ni umutekano ndetse n'amahoro asesuye. Abantu baho bose rwose bara bafite amahoro yo mu mutima ndetse nta kintu kijya kibasha kuba cyabahungabanya. Ati no se uriya mugabo uri hariya mbona wambaye ibintu by'umweru abantu bose bari gusingiza n'indi? Ati yego rwose uriya n'umwami w'ubu bwami rwose, uriya niwe ukuriye hano hantu hose ndetse niwe bahora basingiza, uriya niwe Imana uhora wumva bavuga. Ati ko mbona atinyitse ndetse kakanganye cyane. Ati yego rwose impamvu uri kubona utabasha kuba wanamureba nuko utabyemerewe. Ati rero Bwenge bw'isi ndakeka ahantu hose mpagutembereje, rero amahitamo ni ayawe. Ati marayika we ko ndi kubona hano hantu rwose habowaringa, ndi kubona hataryoshye pe, ndi kubona ntahitamo kuba nahaguma rwose. Ati Bwenge bw'isi ibintu byose rwose uri kuvuga uri seriye? Ati yego rwose pe ndi seriye. Ati gusa ndi kumva ari ahantu hari umuziki ndetse bari kunezerwa. Ati yego rwose hari uri kubona niho barepetera, niho baririmba rwose, niho bakora banezerewe, si ngombwa indirimbo zabo bazisubiremo kuko baba bazizi ndetse bazisobanukiwe ndetse barazikunda cyane ndetse ziba ziryoshye ndetse zifite amajwi meza cyane rwose. Ati cyakora aka ngaka niko kazima mpabonye. Ati oya rwose Bwenge bw'isi hano rwose ibintu byaho byose ni byiza ndetse n'iby'umunezero, ahubwo urahitamo kuba wabashye. Ati mutemberezi we, kurikije wa muriro nabonye hari rwose wowe urakazi ntabwo nabasha kuba nahasobanukirwa rwose, nta nubwo nabasha kuba nahaba pe, hari aho nazajya mpora ku nkeke, ndigumira hano rwose nubwo habowaringa nubwo mbona hatuje. Ati okay, nimba rero uhisemo kuba wava hano rwose hari indi etape rwose ibasha kuba yakurikira mbere yuko ubasha kuba waba hano. Ati etape se kandi ni ibiki ko ntari kubisobanukirwa rwose marayi? Nyine hari irindi suzumwa ndetse ugiye kuba wagenzurwa imirimo yawe rwose yose wakoreye mu isi. Ati rero ubwo nituza gusanga imirimo wakoreye mu isi ari myiza, niribuze kuba yaguhesha imbaraga ndetse iguhesha agaciro ndetse ibasha kuba yatuma waguma ahangaha. Gusa nidusanga warakoze imirimo mibi ndetse itishimirwa n'uriya mugabo ubona wicaye hariya, uraza kuba wajya hariya rwose hasi ubasha kuba wajya kubabarana n'abandi bose. Ati oya rwose ndiyizeye nta kintu kibi nigeze nkora rwose mu isi, ibintu byose nabikoze neza. Bwenge bw'isi urahamya udashidikanya ko rwose ibintu byose mu isi bikoze neza? Ati yego rwose nabikoze neza, nta muntu nigeze niba, ntawe nambuye ndetse ibintu byose nabikoze nabanye n'umugore wanjye neza rwose nta kibazo. Ati okay nta kibazo rwose, tugende tubashe kuba twashika mu cyumba cy'urubanza. Ati hoya se kandi none se hari n'icyumba cy'urubanza? Ati yego rwose hari icyumba cy'urubanza aho imirimo yawe yose rwose tubuze kuba twayimurika ndetse ubashe kuba wabona ibyo wakoze byose ku isi. Ubwo rero nituza gusanga ari byiza rwose, iyo mirimo rwose irivugira ndetse uribuze kuba waguma hano. Gusa nituza gusanga ari mibi rwose ntakubeshye, ibihe byawe ndetse n'iherezo ryawe riribuze kuba ryaba ribi rwose, kuko uraza kuba wajya muri uriya muriro, uraza kugenda ndetse ubabarane na bariya abantu bose bari hariya hasi rwose. Ati ko numva ari hatari, ariko nta kibazo rwose ngiye ndiyizeye ndetse kandi nzi neza ko nta kosa nigeze nkora. Ati okay nanjye rwose ibyo ngibyo nabishima kandi nabikunda, reka tugende ndetse tugere mu cyumba cy'urubanza. Nuko Bwenge bw'isi aragenda ndetse bahita kumushitsa mu cyumba cy'urubanza. Gusa mu kumushitsa mu cyumba cy'urubanza bahise kwamwereka filime yiwe mu rugo ndetse n'ibiri kuhabera byose. Ati Bwenge bw'isi ese hariyo ahantu urahazi? Ati yego rwose marayika mutembereza ari ahantu rwose ndahazi n'iwanjye ndetse ndi kubona n'umugore wanjye rwose yicaye. Yego rwose ndi kubona kuko wahamenye ndetse n'iwawe. Ati se ko mbona bari kundeba ndetse bakarira? Ati yego rwose umugore wawe ari kurizwa no ko wamusize, dore ko ubu ngubu already nabikubwiye wamaze kuba wapfa ntabwo ukiri mu isi yahariye. Ati ko mbona umugore wanjye nkunda rwose, uri kubona kuntu yasaze ndetse kari kurira cyane. Ati yego rwose Bwenge bw'isi ari kurira cyane ndetse rwose biramubabaje cyane kuba wapfuye. Ati uriya mukobwa Derira we ko ndi kubona ari guseka kandi ko mbona yanezerewe cyane.
ati yego rwose yanezerewe cyane kuko uriya ni umudayimoni rwose bashize ku isi kugira ngo abashe kuba yagusha abagabo bose. Rero intego ye yayigezeho rwose kuko yamaze kuba yagusha umugabo ndetse kandi uwo mugabo akaba yaramaze gupfa. Rero urumva ko rwose intego yamuzanye hari ahantu rwose yabashije kuba yayigeraho. Niyo mpamvu rero uri kubona yishimye ndetse yanezerewe cyane. Ati marayika rwose mutembereza ntabwo mbashije kuba nasobanukirwa. Ubwo se rwose ushatse kuvuga iki? Ati yego rwose icyo nshatse kubwira kugira ngo abashe kuba yagisobanukirwa neza. Ati uriya Derira ni umudayimoni Satani yohereje ku isi kugira ngo abashe kuba yafata abagabo bose babanye n'abagore babo neza, maze abo bagabo bashe kuba baca inyuma abagore babo rwose bagende kuri uriya Derira. Rero uriya Derira yakugezeho ndetse ukabasha kuba wabura imbaraga zawe mukaryamana, abatsinze rwose. Kandi urumva rwose iyo umuntu amaze kuba yatsinda ndetse atatsinzwe arishima ndetse akanezerwa. Kandi rwose Derira ikindi iyo mumaze kuba mwaryamana rwose nta minsi umara, dore ko abamaze kuba yakugusha rero ntabwo bitinda kuko uba amaze kuba umukozi wa Satani uhita kupfa rwose. Ati what? Ati none se Bwenge bw'isi ko mbona ugize ubwoba bwinshi cyane uriya Derira waba umuzi? Ati reka da, ndarengana rwose ntabwo muzi. Ati okay sa nta kibazo rwose niba utamuzi. Ati none se ko mbona umugore wawe ari kurira cyane n'iki kiri kumuriza? Ati rwose marayika we kuko urukumva kuko nabimenya, gusa icyo ndi kubona rwose ashobora kuba ari kurizwa nuko maze kuba napfa rwose. Ati hoya rwose ntabwo aricyo kiri kumuriza cyane urebye rwose Bwenge bw'isi. Ati none se marayi niki kiri kumuriza? Ati rero ikintu kiri kumuriza cyane nta kindi nuko ijoro ryashize mbere yuko ubasha kuba wapfa mutabashije kuba mwakumvikana ndetse ko wamubwiye nabi cyane. Kandi rwose uriya mugore wawe ni umukiranutsi rwose, rero afite ubwoba ndetse ababajwe n'ahantu ugiye kuba washikira rwose. Niyo mpamvu rero uri kubona arira cyane ndetse yihebye. Ntabwo ari kurizwa nuko wapfuye rwose, ahubwo ari kurizwa n'ahantu ugiye kuba washikira. Ati ko ntangiye kuba nagira ubwoba. Ati yego rwose nta mpamvu yo kuba wagira ubwoba kuko ndacyagusobanurira. Ati ese uri kubona bari abantu rwose bafite amasura adasanzwe bari kuba babyinira imbere y'umurambo wawe? Ati yego rwose marayi ndi kubabona rwose. Ati yego rwose bariya rero uri kubona rero ndetse uri kubona bishimye cyane. Rero bariya ni abadayimoni ndetse bishimiye intsinzi yabo, bishimiye yuko rwose babashije kuba bagushitse kwa Shitani rwose. Rero uri kumva banezerewe ndetse bafite ibyishimo cyane dore ko umwami bakorera agiye kuba yabahemba. Ati none bishatse kuvuga iki se? Kandi icyo bashatse kuvuga rero Bwenge bw'isi, iyo ukomeje gukora ibyaha ndetse ugapfa abadayimoni barishima ndetse baza kuba wakwakira rwose. Ati yewe hari ahantu rwose ndahatinye ndetse wansubiza mu isi rwose nakiranuka ndetse nkamera neza. Ati hoya rwose Bwenge bw'isi ntabwo byaba bigishobotse rwose kuko ubu ngubu bamaze kuba wakurwa mu mubiri kandi rwose ntabwo babasha kuba wasubirayo, kandi urabona neza ko bagiye kuba bagushyingura ndetse bagiye kuba bakurenzaho igitaka. Rero rwose nta mahirwe ufite yo kuba wasubira hariya hantu rwose. Ati ko numva bya bintu biri seriye. Ati yego rwose Bwenge bw'isi bya bintu biri seriye ndetse kurusha uko ubitekereza. None se Bwenge bw'isi ubwo ngubwo urahitamo kuba waba hehe? Ati se marayika murinzi ahandi bacira urubanza ni hehe ko akomeje kunyereka ibintu bibi gusa, ubwo abantu bagize neza boho babasha kuba bajya hehe? Ati uri kubona uriya mugabo wicaye hariya? Ati yego rwose ndi kumubona. Yego rwose uriya bari mu rubanza rwe. Ati ariko we ndi kubona rwose umuryango we wishimye ndetse nta n'ikibazo ufite. Ati yego rwose uriya mugabo rwose umuryango we nta kibazo ufite ndetse ndakeka nimba witegereza neza uri kubona ko umugore we rwose afite ibyishimo. Ati yego rwose marayi ndi kubona rwose umugore we afite ibyishimo, ariko abagore barasaze marayi. Ati basaze se gute kandi Bwenge bw'isi? Ati ni gute umugore yabuze umugabo none nkaba mbona afite ibyishimo bingana kuriya ndetse nkaba mbona nezerewe? Ati yego rwose umugore waranezerewe kuko azi neza aho umugabo we rwose agiye, azi neza aho umugabo we rwose agiye kandi azi neza ko umugabo we rwose mu gihe yari akiri ku isi babanye neza. Rero niyo mpamvu uri kubona nta kibazo afite na gitoya. Ati none se marayi ko mbona abantu bari kumubyinira batandukanye n'abari kumubyinira we? Ati yego rwose Bwenge bw'isi bagomba gutandukana rwose kuko uriya we rwose imirimo yakoze rwose mwemera ko yabyinirwa n'abamarayika, ariko rwose we imirimo wakoze pe nta muntu n'umwe rwose wakubyinira ndetse wahubwo uri kurimbuka. Ati hoya se kandi ubwo ushatse kuvuga iki? Bwenge bw'isi icyo nshatse kuvuga ndetse nshatse kugusobanurira nta kindi, imirimo yawe rwose ntabwo iguhesha kuba waguma hano ndetse iguhesha kuba wajya mu muriro utazima. Hoya rwose marayi. Ati hoya rwose marayi ntabwo bishoboka. Nabanye neza n'abantu kandi rwose nagerageje kuba nagira neza mu gihe nari nkiri muzima, kandi nzi neza rwose ko mu buzima bwanjye nta kosa nigeze nkora.
ati yego rwose kuko wabanye neza n'abantu rwose pe, kandi wagerageje kuba Bwenge bw'isi mu gihe wari ukiri ku isi, kandi koko papa wawe yakwise izina ryiza pe, izina ni ryo muntu rwose wabaye Bwenge bw'isi. Ati ariko Marayi nagerageje kubana n'abantu bose rwose amahoro kandi nta muntu nigeze mpemukira. Ati yego rwose ni byiza kandi ni iby'umugisha kuba waragize neza ndetse ukabana n'abantu bose amahoro. Gusa nyine rwose Bwenge bw'isi yani ikintu tugenderaho ni imirimo ya nyuma rwose, imirimo ya nyuma hano niyo igihesha iya mbere agaciro, kandi rwose imirimo yawe ya nyuma rwose urayizi ntabwo yigeze iba myiza. Ati ariko nta kosa nigeze nkora. Ati okay, uriya mukobwa wicaye hariya ndetse uri guseka witwa Derira uramuzi se basi? Ati yego rwose uriya mugore ndamuzi ndetse ndamumenyereye cyane, twabanaga muri karitsiye zimwe. Ati okay, nta kintu wowe nawe mwigeze mukora? Ati oya rwose Marayi nta kintu rwose twigeze dukora. Ati nta kintu mwigeze mukora? Ati yego rwose nta kintu twigeze dukora. Nuko Marayi yahise kamukinira filime yiwe ndetse na wa mukobwa Derira bari mu cyumba ndetse bari gukora ibiteye isoni. Ati none iriya filime ni yande rwose Bwenge bw'isi? Ati oya se kandi Marayi none se iriya filime mwayikuye hehe? Rwose Bwenge bw'isi ari ikintu nakubwiye ndetse nsinzi impamvu utagisobanukiwe. Hano rwose turi mu ijuru kandi turi mu isi y'umucyo rwose. Rero ibintu byose bibera mu isi hano tuba tubiruzi, ndetse kuva ukiri umwana ndetse kuva watangira gutekerezwaho kuva wavuka, ibintu byawe byose rwose hano turabifite ndetse nuko wagiye ukura rwose. Filime yawe y'ubuzima bwawe bwose rwose hano tuba tuyifite, nikwereke yose si kugira ngo ubashe kuba wayisobanukirwa. Oya rwose Marayi si ngombwa kugira ngo ubashe kuba wayinyereka, gusa nyine uriya mugore nyine twararyamanye gusa twabikoze rimwe rwose. Yego rwose mwabikoze rimwe kandi ndabyumva, gusa iryo rimwe ryose niryo ribi ndetse niryo ryabashije kuba ryakugusha, wagakwiye kuba wakihangana. Okay, nta kibazo rwose basi mwabikoze rimwe. Basi se wigeze ushika mu rugo kugira ngo ubashe kuba wasaba umugore wawe imbabazi? Ariko Marayi ntabwo nigeze nkubita umugore wanjye ndetse nta nubwo nigeze mubwira nabi, nageze mu rugo mpita ko niryamira ndetse sinigeze muvugisha nabi. Ati none se kandi ko numva Bwenge bw'isi ukomeje kongera ibyaha ku bindi, ntabwo wigeze ubwira umugore wawe nabi igihe wavaga mu byaha ndetse umaze kuryamana n'uriya mugore Derira? Ati hoya rwose Marayi nta kintu rwose kibi nigeze mubwira ndetse twavuganye neza. Nuko Marayi yahise kongera akinira filime Bwenge bw'isi ari gutunganya umugore we. Ati none se Bwenge bw'isi we uriya ntabwo ari wowe n'uwundi muntu atari wowe? Ati yego rwose ndabyemera namubwiye nabi, gusa nyine byahise ko birangira ndetse ntabwo nigeze mukubita. Atari kuremera ko wamubwiye nabi? Ati yego rwose namubwiye nabi. Ati okay, basi se bukiye bwaho wigeze umusaba imbabazi? Hoya rwose ntabwo nigeze musaba imbabazi, ahubwo nabyutse nyine mpita ko njya ku kazi. Ati hoya rwose ntabwo wigeze umusaba imbabazi ahubwo wahise kujya ku kazi, noneho nuko wecyo utigeze umusaba imbabazi kandi byari bikwiye? Ati nuko numvaga nta kosa ndimo kandi nta nikosa nani nakoze rwose. Ati Bwenge bw'isi amategeko yo mu isi se basi yemera ko guca umugore wawe inyuma rwose nta kibazo kibirimo? Ati hoya rwose arabihanira ndetse bakabasha kuba bagufunga. Ati yego rwose nibyo kuko bisubije neza. Ati iyo uciye umugore wawe inyuma rwose waragufunga. None bifatwa nk'iki? Ati bifatwa nk'icyaha rwose kandi gikomeye. Ati nose kuki wamenye ko ari icyaha ndetse kandi gikomeye ukaba warabirenzeho ndetse ukaba waca umugore wawe inyuma ndetse nyuma yaho ntubashe kuba wakisubira kugira ngo ubashe kuba wamusaba imbabazi? Ariko rwose nari ndi guteganya kuba namusaba imbabazi rwose bwa nyuma. Ati ariko ntabwo wigeze ubikora? Ati yego rwose Marayi ntabwo nigeze mbikora gusa nari ndi kubiteganya. Ati okay, rero Bwenge bw'isi imirimo yawe ndetse n'ibyo wakoze byose ntabwo bikwemerera kuba waguma hano, niyo mpamvu rwose iherezo ryawe rigomba kuba ribi ndetse ukabasha kuba wajya mu muriro utazima. Ati hoya rwose Marayi mwampa amahirwe ya nyuma ndetse nkabasha kuba nasubira ku isi nkajya gusaba umugore wanjye imbabazi rwose? Ati hoya rwose ntabwo byashoboka kuko rwose ubu ngubu wamaze kuba wapfa ndetse ntabwo byashoboka kuba wasubira ku isi. Ati rero jya mu muriro utazima kuko niwe wakoreye. Nuko Bwenge bw'isi ese kabaza Marayi ati none se Marayi reka nkubaze basi mbere yuko unjyana aho ugomba kunjyana. Ati Bwenge bw'isi hari ikindi kibazo waba ufite? Ibibazo byose sinabashije kuba nawe gusubiza. None se Marayi uriya mugore Derira azakomeza guhisha abantu bose mu gihe bakiri mu isi? Ati yego rwose Bwenge bw'isi uriya mugore azaguma hariya ku isi ndetse kugeza igihe isi izarimbukira. Ati none se kubera iki mukomeza kumutega abantu kandi mubizi neza ko ashobora kuba yabagusha mu byaha? Ati hoya rwose pe ntabwo ari uko bimeze Bwenge bw'isi, abantu bose ntabwo yabasha kuba yabagusha mu byaha, kuko nimba ubizi neza wa mugabo nakweretse yabashije kuba yamutsinda ndetse ntabwo yabashije kuba yamugusha mu byaha. Ati none se kubera iki? Ati nuko uriya mugabo rwose akomeye kandi yari yarakiriye Yesu, niyo mpamvu rwose atigeze amugusha.
ati none se kandi nta bandi bantu yaba yaragushije n'ingiye gusa yagushije? Ati yego rwose barahari benshi ndetse yagushije, gusa abo bantu rwose barabimenye ndetse basaba Imana imbabazi ndetse basaba n'abagore babo imbabazi rwose, kandi abo bantu rwose turicaranye bari hano mu ijuru baranezerewe, ntabwo uri kubabona hariya mu ijuru bari gusingiza Imana. Ati yego rwose ndi kubabona. Rero abantu bose hari abo yagiye agusha, gusa abo bantu bagiye babisobanukirwa ndetse bagasaba Imana imbabazi ndetse bagasaba n'abagore babo imbabazi. Gusa we ntabwo wigeze ugira imbaraga ndetse zo kuba watsinda uriya mugore Derira rwose, yaragutsinze kandi ntabwo wigeze usaba umugore wawe imbabazi. Rero jya mu muriro utazima kuko niwe ukubereye. Nuko Bwenge bw'isi marayika mutembereza yese kamujugunya mu muriro utazima. Sinjye wahera rwose, hahera Bwenge bw'isi. Ndabakunda cyane, kwibutsa gukora subscribe utarayikora kuri Dev Rwanda.